Abari mu bibazo byo gutana bihagarare mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Abari mu bibazo byo gushihurana mu muryango wabo bihagarare. Hari n'uyu munsi ari n'abaduteza amatwi cyangwa se barimo baratureba bashobora kuba baranabyaye bakaba baranahishe n'abana. Bakaba banabatungira hirya pembeni. Bakunzi bacu Kumbura Ukuri TV turabasuhuje aho muri kumpera y'isi, muhabwe umugisha abadamu, abamama, abakobwa, abafiyemere, abadivorce, abubatse, buri ngeri zose, abari i Burayi, bari muri Afrika, muri Amerika, mwese I love you. Ndabakunda, ndabasuhuje, mwese mugubwe neza. Nanjye mu kimbo cyabo ndavuze ngo I love you too. Mani guha umugisha mubyeyi. Muri kumwe na Nabii Mukuru, umuhanuzi mukuru, Papa Bitangaza, umushumba w'itorero Imbaraga z'Imana Sowari. Nkaba ndi umubyeyi w'abana bane. Murakoze. Mbanje kubasuhuza nanjye mu izina rya Yesu. Indamukanyo y'abakristo ni Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu. Yesu niryo sezerano yadusigiye, aratubwira ngo abo tuzajya duhura nabo tujye tubabwira ngo amahoro nabe muri mwe. Nanjye rero mbifurije amahoro, kuko amahoro yari mu mitima y'abantu, abantu bagira urukundo. Amahoro yari mu mitima y'abantu, abantu bagira ubumwe. Amahoro yari mu mitima y'abantu, abantu bagira guhuza mu izina rya Yesu. Amahoro rero naze ku buzima bwanyu kugira ngo muhuze n'abagore banyu, muhuze n'abagabo banyu, muhuze n'abana banyu, maze twiyubakire umuryango ukomeze uba umuryango udafite ikibazo na kimwe cyangwa inenge mu izina rya Yesu. Abakunzi bacu rero tumaze kuba benshi bakoze subscribe, tugeze mu bihumbi 2400. Numva ko umuryango munini 2400 bidukurikira kandi bigise binasharinga bikanutuvuga neza ko tuvuga ibintu bitomoye. Urumva nago bisanzwe buriya kugira abakunzi 2400 nabyita nk'itorero. Itorero ryicaje abantu 2400 ntago riba risanzwe, kandi nuriya muntu nawe bayobora nago nawe basanzwe. Hari andi mavuta Imana bayamushizeho. Kuba Imana rero yaratwemereye rero tukaza kubabera inshuti, tukababera abashumba. Uko byagenda kose muri abantu b'agaciro mu ruhande rwacu. Rero abakunzi bacu rero turaganira ku bintu n'utundi twacukumbuye, dusanga abantu bashatse kuriraho Theogene hit. Yego. Baravuga ngo Theogene yateye inda uramuma makumbi ngo ni igisamba. Ngo yashaka kugira ngo akoreho Theogene hit, bagira ubwoba bamuha amafaranga ngo abeho neza aryoshye. Kubera ko ari umusitari. None uvuga ngo nimushyiraho iki kintu mama Pasiteri Asiya akabyumva, aragira ubwoba, noneho ampa amafaranga kugira ngo dosiye nyizimye ntagire ikibazo. None se akumva ko yari gupfa guhabwa amafaranga gutyo gusa y'agatsi, kandi nta kintu cyabaye. Nuvuga ngo bamubwiye apimisha umwana, arabanza agira ubwoba. Ashaka ko abadamu bamwe bafata indimwe bakishyira ku bagabo 5. Bireze cyane kugira ngo barebe ukuntu bireze rwose barya bakananywa. Bireze usanga rimwe na rimwe usanga nk'aba bantu benshi baba baragiye babyara umwana umwe 2 3 bagiye bahuje base, bagiye batandukanye nako base. Usanga umwana ashaka kuba afite base 3, undi afite base 4, undi afite base 5, kandi bose bagenda bahaha, bishyura inzu, bishyura minerivare, buri muntu mbese agakora inshingano ku mwana we. Ariko rero hari ikintu kindi twaganiraho, abantu nabo bakora za komenti mu rwego rwacu igihugu dufite, kujya gufata nk'andi umwana w'umunyarwanda wariye amazi y'u Rwanda, umwe amazi y'u Rwanda, umwana w'umunyarwanda ngo comment ngo ndi intera hamwe. Ndumva nawe uri kigeragezo nawe. Izo comment zawe zijyane mu murima, nuko ntabanzi amazina yabo, ariko n'urwego rwabo. Hanza n'urwego rw'abantu bakomeye, namujyana ahantu bakomeye bakajya kumwigisha. Naburya rega na comment y'umuntu yayiteye, hariko nabuhanga ryaje ushobora kumenya aho iyo comment yaturutse. Ahari location yawo hantu. Birashoboka ko wabishatse wabikurikirana, ariko ntabyo uyu munsi ushaka gukurikirana, ariko uwo muntu nawe yigaye. Abo bantu bigaye kuvuga ngo umuntu ngo ni intera hamwe,
kureba uko kimeze. Hano turi mu Rwanda rwacu, rimwe na rimwe hari n'igihe wowe ushaka kuba uri no kubivuga uri n'inzererezi yibereye iyo ngiyo za Kenya, za Uganda, kuko umuntu ushaka kuba ari nk'u Burayi we ntabwo yatinyuka yo kuvuga iryo jambo. Boso rero mu rwego rwacu akazi dukoze mu gihugu turacyubatse dufatanyije n'abandi, amagambo meza, umuganda, ibintu nk'ibyo wowe ntabwo ukwiriye kuvuga hejuru y'ubuzima bwanjye. Wowe uri aho ngaho ugwirirana, ugwirirana ibintu nk'ibyo. So rero nkaba nganira ngo Theogene aba yarabyaye, nta n'igitangaza kirimo ko umugabo wese muzima arabyara, nta n'igisha cyaba kirimo. Kuko nubwo utaremeza ko ntabwo nyirabyemeje, nabyumvise gutyo nanjye mbivugaho, ariko ntabwo nemeje ko afite by the way umwana, ariko afite umwana si ibitangaza, ntabwo ari ibitangaza. Kese nimba Theogene mwamukundira ko ari umukiranutsi, ari Imana, atari umuntu, atari umuntu, ari marayika. Nimba ari umuntu byashoboka, kandi abyaye si ikibazo, ahubwo ikibazo cy'uko yaba ari uko yabyaye ntarere wa mwana. Ikibazo nuko ahubwo yaba yabyaye ntarere, naho abaye yarabyaye akita ku nshingano z'umwana, nk'uko bamubeshyera yarahahaga yagiraga ate, ahubwo si umugabo nk'uwo ngubwo yaba adasanzwe. Rero ni ukuvuga ngo rero mu rwego rwacu Abanyarwanda, mu rwego rwacu kumva ko Pastor Joel nabyara, Rugamba yabyara, Gitwaza yabyara, Masasu yabyara, kandi nticyaba ikibazo gikomeye ku buryo n'Aburahamu babyaye, ahubwo uwo mudamu koko barabyaranye cyangwa no kugira ngo amukorereho hihite. Nkaba ndi kubaza Imana neza insobanurire nimba byarabaye. Yego, uko umuhanuzi sinemeza ikintu ako nakivugaho, ariko nacyemeza biramutse byarabaye. Kukivugaho byo ntawe utakivugaho, kuko igihe cyose iyo habonetse ikintu ushaka no kuza ukabaza abantu ese ibi bintu koko byarabaye, si koko nibyo bibaye byaranabaye, kandi ingero zirahari, ibi nibi ntabwo yaba aciye inka amabere, kuko ntabwo yaba ari we wa mbere kandi nawe wa nyuma. Hano hanze abagabo benshi barabyara. Hari n'uyu munsi hari n'abaduteza amatwi cyangwa se barimo baratureba bashobora kuba baranabyaye bakaba baranahishe n'abana, bakaba banabatungira hirya pembeni tutabasha kubona. Yewe bakaba rimwe na rimwe niyahamagaye uwo mugore babyaranye ahita ajya kwirukanyira muri wese cyangwa iyo ngiyo ikanarange kugira ngo ahishahishe ibimenyetso. Babandi bahaguruka uti ngiye muri misiyo, ahagiye tuvuge niba bamwohereje muri Kenya agasigaye umwana, namwohereza muri Uganda agasigaye umwana. Nge nigeze kwakira umuntu umwe arabimnekerereza, arambwira uti nkuraho uyu mudayimoni, iyi karande iramitanye iranyishe ahantu hose ngeze. Ni umusirikare, sinamuvuga amazina cyangwa se nkumvuga aho akorera, ariko yarambwiye uti ahantu hose ngeze ngiye masiga umwana. Tuvuge niba banyoherereje Igisenyi, umukobwa w'umunyagisenyi, sinzi ukuntu aza ku buzima bwanjye, shiduka mfite igikundiro kidasanzwe, umunyagisenyi agera ku buzima bwanjye nkaba namubyariye. Twaba tugiye i Burundi, ukajya kubona i Burundi naho turahageze, naho ndahabyaye. Tukajya mu majyepfo naho ndahabyaye. Arambwira uti mfite ikibazo cy'uko maze kwigwizaho abana. Yari n'umusore, usinyishaka no kubyara, sinyishaka no gushaka, kuko mfite abana bageze kuri 7, kandi umugore naza n'uwo ari we wese ntiyapfa kwemera abo bana. Rero mu buryo bufatika, abadamu benshi ntago bakunda abana ba mukeba. Biramutse bibaye Asiya byamuvuna bikamugora, kuko ntago yiteze kuko uriya mwana yaboneka. Ariko nge nkaba nemeza ko hari n'abadamu ariko nabo bafite umutima w'ububyeyi rwose bitagira ikintu bitwara. Ntabwo uriya mudamu baba barabyiranye na Theogene, kuko hari abantu biyemeje gutanga amafaranga abatakuni ariko batafasha abakozi b'Imana. Hari umugabo wanditse muri kanya message aravuga ngo ntabwo yashobora guha umukozi w'Imana amafaranga, ariko yahereza ngo amuzungurije kibuno. Aho ngaho ufite comment. None rero abatakuni ufite message bemeye kuko bashobora gufasha
uriya mama agapimisha umwana, uriya mama yihishe yabyanze, yanze kwigaragaza. ubundi profete naho uwo muntu ataha umukozi w'Imana amafaranga, ubundi ibyo akora ntibyanamwegereza umukozi w'Imana, kuko biramutse bimwegereje umukozi w'Imana urubona abantu bari abanyacyubahiro. Igihe cyose iyo uri suneba, niyo urebye hirya ubona umuntu wese ari suneba. Iyo ubona tuvuga mu rugero, iyo uri umuntu w'umunyabwenge, niyo urebye umuntu naho ataba afite ubundi bwenge burenze ubwawe, ariko umubona n'ubwenge kubera ko muri bya bindi ari gukora imbere yawe uba ubonamo ubwenge nyine, kubera ko weho uri umunyabwenge nyine uzi gushungura nyine ukareba. Mu magambo magufi wamumpereye message ni ukumubwira ngo wavuze ageze umugisha, oya ageze umugisha yaba inzerereze nkawe, ntiyongere kwirukanka ajye ngiyo za Juba hamunanire, agende za Tanzania hamunanire, agende za Uganda hamunanire, yirirwa yirukanka atagira naho aryamisha umusaya, yirirwa yirukanka yatsindagira imihanda y'abandi, yirirwa yirukankana umugore n'abana batagira aho baryama. Ahubwo yakaba yaza ageze umugisha, ahubwo yakwegerana bimuku akamufasha, akamurambikaho ibiganza, yarangiza akamuhindurira ubuzima mu izina rya Yesu, kubera ko twahawe ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kuko twemereye Imana ikadukoresha. Yaratubwiye ngo nimunyizera muzakora n'ibirenze ibyo ngewe nakoze. Twizeye Imana ko ari inyembaraga, twizeye Imana ko ari inkire. Kwa mwasi babazi ko yahubutse, turamubabariye, nta n'ikibazo rwose, nagira ikibazo rwose. Ariko yirinde gufata amavuta y'abakozi b'Imana basizwe, abashumba b'amatorero ase nk'uvogera, kuko nagitwaza ari amagambo ntiyayavuga, ayavuze yaba yihamagariye shitani ku buzima bwe. Ntabwo twebwe no kuvuga ngo umuntu wari we wese, iyo igiti kiri hari yagiteye kandi gifite imbuto, nta muntu ugivuga ku musazi, ntibishoboka. Na uriya rero no kumuvugaho rero ndumva uri kumuha hiti nyinshi cyane. Nase ko yavuye izina ryanjye kandi umva ko nizereze. Nyine oya none subureka tumubaza, ubu mu muhanda uhuye n'umusazi uvuye Indera, agahagarara mu muhanda agafata amabuye akayo gutera, ubu asubira inyuma ukajya gukubita umusazi? Mboka tumuveho tumureke ngo nawe twamuretse, Imana iramubabariye, n'Imana imubabariye n'umuryango we. Buriya kandi kugira ngo ujye kugera ku rwego uvuga umuntu mentioning n'izina nuko abakurenze. Sinamuzi none umva cyo sinamuzi. Aha, nta n'impamvu yo kumumenya, kuko kugira ngo ajye kukuvuga nuko umurenzeho, kugira ngo ajye kukuvuga nuko hari izindi mbaraga kubonaho, iza kubonaho rero zahindura ubuzima bwiwe, ntago ari izo kuza ahubwo kwitendekaho, ahubwo niza ahubwo kwegera n'ukwegera amavuta akahinduka umunyamavuta. Mama bitangaza, ndagira ngo tuganire kuri sije, tunashaka gusoza. Dufite ikibazo cy'abantu bananiriwe nzira bagashaka kurubana abandi, bahagarara aho ngaho bananiriwe, babagumane. Niba abakozi b'Imana agera iwawe yasanga asunze umuceri, agatava kwa muceri uvange kuzimu. Abapasi bo mu Rwanda babakene bazi kuzimu kusha basubijwe. Ariko zamura mikrofone hejuru. Biranumvikana kugira ngo abazi kuzimu. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo umuryango we wamuvuyeho kubera ubukene, nta mwenda wo kwambara afite, nta cyo kurya afite. Iyo atiyegereje Imana ngo yegere abanyamavuta bamuhesha umugisha, amavuta yabo akore ku buzima bwiwe, amukura ahantu ari, akenshi hari izindi mbaraga zimwegera, hari n'andi majwi ya Satani amwegera, amwereka ko kubera ko we yarananiwe. Akenshi yari kubona umuntu ushoboye cyangwa se washoboye, ntago abona ko uwo muntu yashoboye, kubera ko akenshi we azi ko ibyamunanije n'abandi byabananiza, ahubwo akiringira ko hari izindi mbaraga bakoresha cyangwa se bakorera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo wiringiye Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo nunyizera nk'Imana y'inyembaraga, nzakubera inyembaraga ku buzima bwawe. Nunyizera nk'Imana y'inyantege nkeya, nzaza nkururuka mu byawe. Natwe rero twizeye Imana nk'inyembaraga, twizera Imana. Yesu yatsize tubwiye ngo simbasize nk'imfubyi, mbasigiye umwuka wera, ngo kandi aho ngiye kwa data hari amazu menshi ngiye kubategurira. Nukuvuga kwa data niba hari amazu menshi, mu gihe tukiri hano mu isi, ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabaha iby'isi nkube inshuro zirenze 100.
natwe rero twizeye ko hano mu isi tugomba kuzabona amazu, twizeye ko hano mu isi tugomba kuzabona imodoka, twizeye ko hano mu isi abana bacu bagomba kuziga neza, twizeye ko hano mu isi tugomba kuzaba abatsinzi n'abanyembaraga mu izina rya Yesu. Uwo mushumba nawe rero yakwizera, cyo ngira ngo ubuzima bwe mbabwire bugahinduka. abavuga ikuzimu, sorry bihangane, abavuga ikuzimu ni abashumba babahangayitse, babaye bavuga ko abashumba bakomeye bajya ikuzimu. Umushumba ufite imodokari ajya ikuzimu, umushumba ufite inzu ajya ikuzimu, umushumba ufite amashuri ajya ikuzimu. Bakavuga ngo hari abashumba bajya ikuzimu ngo gushaka ubutunzi. Ese koko turetse kubeshyana, imyaka amaze muri uyu murimo kuva 97 ikuzimu ntaho ndabona habaho, kuko kabangiye nkorana n'Imana ikabimpa. Abakuzimu soko barahaba? Nanjye kuzimu nanjye ntago mbizi ko habaho, kuko buriya umuntu uvuga kuzima kenshi buriya abanahazi, kandi twabuze umuntu numwe waje yidekarara avuge ngo ngiye mvuye kuzimu, dore nibyo n'ibikimenyetso nzamukanye mvanyeyo. Twebwe nta kimenyetso abantu baduhaye, akenshi abantu babivuga ni gutyo nyine mu bigambo, gutyo mu bigambo. Ariko kuki bumva ko umuntu usenga atari umuntu wakira? Kuki bumva ko umuntu usenga ari we wababara? Kuki bumva ko umukozi w'Imana ari we ugomba guhengama inkweto? Kuki bumva baracyafite ya myumvire y'abantu kera babaga muri ADPR? Nibo bumvaga ko niyo ukorera Imana ugomba kuba urinze ahari, kugira ngo ube wemewe ugomba kuba urinze ahari, kugira ngo ube uriho umwuka w'Imana ugomba kuba uri wa mugore umwe udahindura igitenge agatenge kaboze, kugira ngo ube. Ariko ndashimira Imana ko yahagurukije abaprofete n'abapotre baza bereka abantu ko Imana bicomoye mu mwuka w'ubukene, bereka abantu ko yahanura yambaye ikote ryiza, yahanura avuye mu modoka nziza, yahanura avuye mu nzu nziza, yahanura asohotse mu gipangu cyiza, yahanura umwana we yize mu ishuri rikomeye, yahanura umwana we yanyweye amata, yariye imbuto, yariye ibiryo, yahanura asa neza. Bano bapotre ba minyone bande bose avuye muri saro yasa neza, yambaye amararija, yahanura ari umugore wambaye neza imbere y'abantu, koko yavuga n'Imana ukayimubonaho. Hari umuntu ukubwira Imana uriya apotre wacuruza, washyira abakozi, yes, apotre washyira moto mu muhanda cyane, apotre wawe umwuruzi, yes, intumwa ntunabigeremo rwose, abishyiramo abandi bantu, ariko amafaranga kugeraho cyane. Amafaranga kugezeho rero muri umurimo w'Imana agufasha kudasuzugurwa, kudasa nabi, kutabinzahari. Rero ntabwo bazi ko rero apotre yajya muri banki agafata credit, ahagura moto akashyira mu muhanda, verisoma bakayimuha, yego, akishyura ya banki. Ntabwo bazi ko apotre yakuye umworozi agashyira abantu mu mafamu, apotre agahanura nuko ziri kubyara, kugira agafashe umurimo w'Imana. Icyo mfashisha abantu bose rero bakurikira Cukumbura kuri TV, ni mwirinde kwivanga n'abantu bagandisha umurimo. Yego, Saribati na Tobiya barakomeje nta nubwo bazarekera ku muhambi wabo guca intege abakozi b'Imana. Rero nkabangira ngo mbabwire ngo ndabakunda, mbifurije gutera imbere, yes, mbifurije kwaguka, amen, we n'umuryango wawe. Abari mu bibazo byo gutana bihagarare mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abari mu bibazo byo gushihurana mu muryango wawe bihagarare mu izina rya Yesu. Abagore n'abagabo batari kumvikana, abana n'abavandimwe, abana bavukana, bihagarikisha amaraso y'Imana ishobora byose. Amen. Urukundo rw'Imana rubabeho rero, nukuri muri kumwe na Nabii Muku, umuhanuzi mukuru. Imana ibahe umugisha, nawe sezera abantu. Imana ibahe umugisha cyane, mbifuriza amahoro buri gihe, kandi mbifuriza urukundo mu ngo zanyu n'imiryango yanyu. Uko muje n'umutware wanjye, namwe Imana ibahe guhuza, kandi aho bidakomeye Imana izibikomeze. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya yavuga ngo nzongera kukubaka, ngo kandi ninkubaka uzaba wubakitse. Bisobanuye neza yuko iyo umuntu bagarutse kumwubaka akenshi aba yarasenyutse. Ushaka kuba warasenyutse mu butunzi, ushaka kuba warasenyutse mu iterambere, ushaka kuba warasenyutse mu rubyaro, ushaka kuba warasenyutse mu rushako, ushaka kuba warasenyutse mu bwenge mu mashuri n'ibiki, ariko Imana ije kukubaka bundi bushya, kandi nikubaka uzaba wubakitse. Imana yo mu ijuru niguha umugisha rero.
kandi igushyigikire mu izina rya Yesu. amen. Amen.